Aniwe samidi wa langazo de samidi n'igihe cyo gusenga. Abantu barimo baranyumva. Yesu n'igihe cyo gusenga. Si igihe cyo kuryama oya, si igihe cyo kurya ukaryama, ahubwo ni igihe cyo gusenga. Muvye umeze ute? Yesu ashimwe cyane. Mbona wicaye imbere y'icyapa uyu munsi. Amahoro cyane ngo tuyikorere. Hanyuma rero nzanye itangazo. Ntabwo nicaye imbere y'iki cyapa. Ahubwo ngiye byari bintangaje. Ntabwo iki cyapa kiri kunyobora. Kiri kuyobora abasigaye inyuma yanjye. Nari mvuze ngo Satani yambaye ubusa. Ako kana. Ya Rabbi taya sopeni wa jenema. Atakizi bi liwini fo. Iyo babonye bagenda babalala Yesu we haleluya, baba bavuga ngo bazima ni bamurokore. Kwa murokore barazwi mu makaritsiye, barazwi ku misozi batuyeho, ariko aramubwira ngo ikitonderwa Tito we sitope, ikitonderwa imirimo bakora bameze nk'icyapa kino sinzi inyuma. Iyi mirimo bakora irabihakana, ntabwo ibatangira ubuhamya, ntabwo ibahamiriza. Nari mvuze ngo Satani yambaye ubusa mu gukorana umwete. Arimo arakorana umwete. Urabi yasi witango lalami nifo Imana ishimwe. Yambaye ubusa arimo arakorana umwete. Ayobya abantu. Yego. Iki cyapa ni ikiyobora ahantu hakorerwa ibyo kurya biriya mubonaho. Turi kubibona. By'umubiri. Ifiriti. Inyama. Imvange. Imyumbati. Isombe. Hanyuma biriya bintu byose. Na capati n'isombe. Abakeneye kubirya iki cyapa cyabayobora. Kikabagezayo ariko kitavuyeho kiri. Nuko rero nje kubwira abantu badukurikirana ngo wirinde kuba icyapa. Kirageze ngo uri kwamamariza resto. Ntibibaho. Mpagaze hano namamariza umwami wanjye Yesu Kristo. Ndashaka kumwamamariza mu ijambo numva yampaye. Ndaga ntandura ivugira ubusa. Imana ishimwe cyane. Ntandura ivugira ubusa. Abantu turababonye barimo baravuga ngo bazimana, wareba imirimo bati dukozaho ikiganza umuntu akagwa, na uguye nyine baba bafite aho bamugushije, bati twebwe ibiganza byacu birashyushye. Manerango beda kuta henistika. Ariko reka mbabwire bantu turi kumwe, bantu murimo muranyumva, hera biwa harimo kubohoka gukomeye. Ndabana amaboko hasinimo amaboko y'Imana aje kubohora abantu. Yesu we hari umuntu wasengewe mu izina rya Yesu, bagukojejeho ikiganza baragusengera, ahubwo ubuzima bwawe bwavuye naho bwari buri. Ira widamore bandasiku repaya sika ni nko gukune sika, ni nko gutumira umudayimoni umwe akaza azanye n'abandi 7. Imana ikugirire neza. Imana izi wawe, Imana izaho wicaye, Imana izaho ukorera. Itandukanye urababwirwa n'iki se? Bameze nk'ibyapa. Niko Imana yambwiye aba bantu bameze nk'ibyapa. Iyo bagezeho ugira ngo barajya mu ijuru, iyo babonye ugira ngo baragenda. Birata imirimo yabo bakora, ariko mpagaze aha namamaza Kristo, mpagaze aha namamaza uwabambwe. Umva nkubwire nshuti yanjye, nawe uri umukandida wo gutabarwa, nawe uri umukandida Imana yagirira neza. Imana ntabwo ipfa, Imana ntabwo isaza, Imana ntabwo irangiza manda, uracyari umukandida. Rekana n'aba bantu Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ati Tito rero tujya inama mwana wanjye, reka nguhugure uzagera mu minsi uhura n'abantu bafite ibimenyetso, bambaye amashapure, bambaye imidari, bambaye imisaraba, uzababona bakubisemo amakoti nk'aba ndeba hano, uzababona. Ariko Tito mwana wanjye, abo bagabo bazaba bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora, Mana we Imana ishimwe, imirimo bakora yo have mama genda gace. Abakozi b'Imana bose si abakozi b'Imana, abantu b'Imana bose si abantu b'Imana.
y'imana harimo n'ibirura hararabini witako heninimo zengonema harimo n'ibirura harimo n'ihene zemonda lala zinjiranye intama zo bifonima kuko nyir'urwuri afite gahunda yo kuzaza gutandukanya intama n'ihene ariko zirimo duhuye nazo turazibonye imirimo yazo irimo iragenda izigaragaza. Imana ishimwe turazibonye rero. Imana ibaha umugisha mwebwe mwese abankurikiranaga. Umva inkunga ngusabye, ntabwo ari subscribe. Iyo ngiyo nuyikora uzaba wiyemeje kuzajya ukomeza ukabana nanjye. Niba utarayikora yikore, ahubwo dore inkunga ya mbere ikomeye, sharing iki kiganiro hagira undi muntu kireba. Abantu bavuze ko bazi Imana, abantu bariyemeje ngo bazi gusenga, abantu bariyemeje ngo twebwe turashoboye, ariko imirimo yabo mbega uko bameze, mbega ibyo bavugira ku matelefone, mbega ibintu batunze kuri za minwari kadi rabi niwezo bene sikita, mbega amanyanga bafite. Bavuze ko bazi Imana, wowe uri muranyumva solami niwita hane ngozibo cyenguza neza imirimo bakora irabihakana banza witonde, genda gake, stope birakomeye birakaze. Ubu naho abahanga, ubu naho abantu bacanye ku maso, ubu naho abantu bafite ijwi rya mpemu. Muhabwe umugisha mwese mu izina rya Yesu, amen. Kandi Yohana yaravuze ngo hahirwa bapfira mu mwami, aravuga ngo kuko imirimo henenera godesa kita. Ndumvira ijambo riri kubohora abantu, aravuga ngo hahirwa bapfira mu mwami, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Imana ishimwe cyane. Aba bantu rero babo Pawulo yabwiraga Tito, yaramubwiye ati witondera bamugendana Tito we, witondera bagusengera Tito we. Turemanda yasiriwe tubanye abantu babwira abantu ngo tubasengere, bakababwira ati shyira honorayini ngusengere, akajya avuga ati ngukozeho akakumanura. Tubonye abantu barwaye imbaraga z'imyuka mibi, reba sandi kotayaba. Tubanye abantu banesika bamaze gutambwamo ibitambo kubera ko bahuye n'abantu. Imana ishimwe, ndafashijwe pe. Bahuye n'abantu bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo y'aba bantu ngo irabihakana, ibivuga atashwi sintuye muri bo, simba muri bo. Iyi mirimo yabo bakora Imana ishimwe irabihakana, iranamubwira ngo birata ibiteye isoni byabo. Barabyirata, arababwira ngo Imana yabo ninda. Aravuga no ku mirimo myiza titubimenye. Aba bantu ntacyo bashimwa no kubyitwa imirimo myiza, ariko iyi mirimo, ariko profete, ariko mushumba, ariko evangeliste we, mama pasteur we, wowe iyo mirimo ko ndeba ntayo. Mana yanjye nimwumve iyi message. Wowe umvise iki kiganiro kigeze ku wundi muntu, nabura urabumfashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana bane namwe murere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanye mu gitondo mugira igitondo cyiza, niba nijoro mugira ijoro ryiza. Turavuze ngo ubwiza bw'Imana buze kuri mwe. Mwebwe mwakoze subscribe, turavuze ngo tubasabye umugisha ku Mana, mwebwe mudahema kutweka ko turi 5 kuri 5. Turavuze ngo umugisha Imana itanga ugere muri mwe ndetse no mu byanyu no kubanyu mu izina rya Yesu. Twayikaze bari mu majyepfo, amajyaruguru, umurasirabugaryo, mu bwaryo Igota Masimbi diaspora. Turavuze ngo Imana amahoro ibaduhe umugisha, amen. Kuko mubizi rero tujya tufata igihe tukaza tukaganira muri byose. Uyu munsi tuje mu yindi sura, ndabona umunsi byahindutse. Niwe samidi wa langazo desa n'igihe cyo gusenga. Abantu barimo baranyumva. Yesu n'igihe cyo gusenga. Si igihe cyo kuryama, oya si igihe cyo kurya ukaryama,
ahubwo ni igihe cyo gusenga. Mubyeyi umeze ute? Yesu ashimwe cyane. Mbona wicaye imbere y'icyapa uyu munsi. Yo, amahoro cyane. Reka mbanze suhuza abantu barimo barankurikiranira ku migabane itandukanye, abantu bari hano iwacu mu Rwanda, abana b'Imana by'umwihariko. Imana idutindije inaha kugira ngo tuyikorere. Nta yindi mpamvu, ntabwo idutindije kugira ngo twambare neza turye duhage. Imana iradutindije kugira ngo tuyikorere. Hanyuma rero nzanyitangaza, ntabwo nicaye imbere y'iki cyapa ahubwo ngiye byari bintangaje. Ntabwo iki cyapa kiri kunyobora, kiri kuyobora abasigaye inyuma yanjye. Nari mvuze ngo Satani yambaye ubusa. Ako kana yarabi taya sopeni wa jenema atakizi bi liwini fo. Nari mvuze ngo Satani yambaye ubusa mu gukorana umwete. Arimo arakorana umwete. Urabi ya siwitango lalami nifo. Imana ishimwe. Yambaye ubusa arimo arakorana umwete. Nibyo rwose. Ayobya abantu. Yego. Iki cyapa ni ikiyobora ahantu hakorerwa ibyo kurya biriya mubonaho. Turi kubibona. By'umubiri. Ifiriti. Inyama, imvange, imyumbati, isombe, ibijumba, hanyuma biriya bintu byose abakeneye kubirya iki cyapa cyabayobora kikabagezayo, ariko kitavuyeho kiri. Nuko rero nje kubwira abantu badukurikirana ngo wirinde kuba icyapa. Kirageze ngo uri kwamamariza resto. Ntibibaho. Mpagaze hano namamariza umwami wanjye Yesu Kristo. Ndashaka kumwamamariza mu ijambo numva yampaye riri muri Tito. Belola minita kola bi sheni we doba. Ndashimira Imana hari abantu barimo baranyumva. Ndashaka kwamamariza mu ijambo riri muri Tito. La abinaha iyo bamamaza bifashisha iki cyapa. No staff for demo, ariko hari icyo bivuze. Mbonye abantu babaye ibyapa. Icyapa kirakuyobora ukagera aho ujya, ariko ntikivaho ngaho. Imana irinda abantu bankurikiranye ntagire umuntu w'icyapa. Imana ishimwe cyane. Jewe rero ntabwo mpagaze ahandi nk'iki cyapa, kandi misiyo yanjye, message nzanye iravanga abantu benshi bahagaze bameze nk'icyapa. Nuru rugero Imana yampaye. Helala widone koda binifo. Imana ishimwe. Imana yampaye uru rugero irambwira ngo dore abantu babaye ibyapa. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Abantu babaye ibyapa. Iki cyapa nakibonye kimanitse, Imana irambwira ngo buretse gato, buretse genda gace, dore uko abantu bameze. Dore la sini aba nehuraba, abahanuzi benshi dore uko bameze, abavuga butumwa benshi dore uko bameze. Naraye ngitangarira, ndarana na marayika mbwira ngo babaye icyapa. Imana ishimwe. Dore iki cyapa ntago ari ukucyamamaza, n'icyuyu muntu w'Imana ufite iyi restaurant wagerayo, ariko kandi nanone ntago cyavaho kiri. Reka mbabwire rero, Jewe mpagaze aha mbabwira ko kuri senga bizemera nje kwamamaza Yesu. Nje kwamamaza Yesu Kristo wapfuye akabambwa akazuka. Niwe nje kwamamaza, wa wundi ubabarira ibyaha, wa wundi ukiza indwara, wa wundi la sini wiribi uzura bapfuye. Niwe nje kwamamaza. Ahimbazwe umwami wanjye. Imana ishimwe. Nabasuhuzaga rero, yewe mubyeyi, muntu uri muranyumva, wowe la sini widibi, wewe wasenze have wibicyapa, komeza urugendo, vahuri, tambuka, tera intambwe, turacyagenda. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka dusenge Imana, dusome ijambo ry'Imana. Ariko si igihe cyo kuryama, ni igihe cyo gusenga. Ntabwo ari igihe cyo kurya ugahaga, ni igihe cyo gusenga. Dore icyapa kirakuyobora kikakujyana iyo ujya. Abantu nibareka kuba ibyapa, have w'ibicyapa kiyobora abagenzi, utazagera iyo abagenzi bajya. Yesu we halala yidobene wana ngazinima. Turabibonye kandi ibyapa turabibonye birimo birabwira abantu kujya mu ijuru, ariko byo bitajyayo. Niki cyapa gikora kirakubwira ngo ihane ariko kitazihana. Icyapa kirakubwira ngo senga ariko kidaheruka no gusenga. Ibyapa, ndashaka kuvuga ku byapa. Icyapa kiyobora abagenzi turabibonye muri iyi minsi rero. Imana ishimwe cyane. Jewe ngisuhuza turabibonye.
ibi byapa mbabwira biri mu kazi uzabibona kenshi. Nushaka kubimenya neza uzatera akajisho ahantu hapfuye umuntu, urebe ukuntu ibintu biba bimeze, urebe ukuntu abantu barimo baracuruza urupfu rw'umuntu, bagacuruza ku buryo umuntu wese aba abonye uburyo bwo kubaho ibintu bidafitiye agaciro Imana, ibintu nawe ubwawe agaciro bigufitiye n'ak'umubiri, ariko abantu babaye ibyapa. Imana yarambwiye ngo nkubwire wowe unyumva ngo reka kuba icyapa, wiba icyapa kiyobora abagenzi. Imana ishimwe cyane. Aya magambo y'Imana naje nasenze nayasabye Imana, Imana yayampaye yuzuye mu mutima wanjye, ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16. Niyo magambo tugiye gusoma maze tuvugane iby'Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Icyo gice cya mbere umurongo wa 16 hariyo amagambo avuze ngo bavuga ko bazi Imana. Yego 16 bavuga ko bazi Imana, nyamara bayihakanisha ibyo bakora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma aba bantu bavuga ko bazi Imana ni bande? Ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Ku myambaro bazi Imana, iyo babonye bambaye ni aba evangeliste, ni aba porofete, ni abashumba, mbese bihaye inzego. Haleluya. Ariko Mana, inzego bazigezemo, intebe z'ibyubahiro bazirimo. Mana we lalabe dosini we roba. Ariko aba bantu umva ni ku magambo gusa. Pawulo abwira Tito, aramubwira ati wowe witonde muri iyo minsi ikaze, muri iyo minsi igoye hazaduka abantu. Mana yanjye, tubonye abantu baduka, abantu baradutse, hazaduka abantu. Aramubwira amuhugura ati mwana wanjye Timoteyo, iyo minsi izaba ari injyana muntu. Lawine mondevo, izuba rizaka nk'uko bisanzwe, imvura izagwa nk'uko bisanzwe, ariko harabera abantu bazaba barema isoko nk'uko bisanzwe. Ndakumva Kristo, ariko umenye neza yuko icyo gihe hazaba hari abagabo hatebo laba bavuga ko bazi Imana, bati twebwe turasenga, barasika batange amatangazo, bajye bavuga bati twebwe birakunda dusiga amavuta. Yesu we, haya nimita kolebo, twebwe birakunda tujya dusengera abantu turabaderevura. Ariko Mana ati turabaderevura, izavugo zateye bikemera. Ariko kandi aramubwira ati Tito rero witonde, abo bantu kenshi 70% nzira iyo babonye bagenda babalala. Yesu we, haleluya, baba bavuga ngo bazi Imana, ni bamurokore. Kwa murokore barazwi mu makaritsiye, barazwi ku misozi batuyeho. Ariko aramubwira ngo icyitonderwa Tito we, sitope, icyitonderwa imirimo bakora, imirimo bakora bameze nk'icyapa kinosize inyuma. Iyi mirimo bakora irabihakana, ntabwo ibatangira ubuhamya, ntabwo ibahamiririza. Kandi Yohana yaravuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Aravuga ngo kuko imirimo henenera ngo desakita, ndumvira ijambo riri kubohora abantu. Aravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Imana ishimwe cyane. Aba bantu rero babo Pawulo yabwiraga Tito, yaramubwiye ati witondera bamugendana Tito we, witondera bagusengera Tito we. Turemanda yasiriwe, tubanye abantu babwira abantu ngo tubasengere, bakababwira ati shyira onorayini ngusengere, akajya bati ngukozeho akakumanura. Tubonye abantu barwaye imbaraga z'imyuka mibi, reba sandi kotayaba. Tubanye abantu banesika bamaze gutambwamo ibitambo kubera ko bahuye n'abantu. Imana ishimwe, ndafashijwe pe, bahuye n'abantu bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo y'aba bantu ngo irabihakana. Ibivuga atashwi sintuye muri bo, simba muri bo. Iyi mirimo yabo bakora
Imana ishimwe irabihakana. Iranamubwira ngo birata ibiteye isoni byabo, barabyirata. Arababwira ngo Imana yabo ninda. Aravuga ngo no ku mirimo myiza titubimenye, aba bantu ntacyo bashimwa no kubyitwa imirimo myiza. Ariko iyi mirimo, ariko profete, ariko mushumba, ariko evangeliste we, mama pasiteri we, wowe iyo mirimo ko ndeba ntayo. Mana yanjye, nimwumve iyi message. Wowe wumvise iki kiganiro kigeze ku wundi muntu nabura, urabumfashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Erega ntandura ivugira ubusa. Imana ishimwe cyane, ntandura ivugira ubusa. Abantu turababonye barimo baravuga ngo bazi Imana, wareba imirimo bati dukozaho ikiganza umuntu akagwa, na uguye nyine baba bafite aho bamugushije, bati twebwe ibiganza byacu birashyushye. Manerango bedakuta henistika. Ariko reka mbabwire bantu turi kumwe, bantu murimo muranyumva, hera biwa harimo kubohoka gukomeye. Ndabana amaboko hasinimo, amaboko y'Imana aje kubohora abantu. Yesu we, hari umuntu wasengewe mu izina rya Yesu, bagukojejeho ikiganza baragusengera, ahubwo ubuzima bwawe bwavuye naho bwari buri. Ira widamore bandasiku repaya sika, ni nko gukune sika, ni nko gutumira umudayimoni umwe akaza azanye n'abandi 7. Imana ikugirire neza. Imana izi wawe, Imana izi aho wicaye, Imana izi aho ukorera. Itandukanye. Urababwirwa n'iki se? Bameze nk'ibyapa. Niko Imana yambwiye, aba bantu bameze nk'ibyapa. Iyo bagezeho ugira ngo barajya mu ijuru, iyo babonye ugira ngo baragenda. Birata imirimo yabo bakora. Ariko mpagaze aha namamaza Kristo, mpagaze aha namamaza uwabambwe. Umva nkubwire nshuti yanjye, nawe uri umukandida wo gutabarwa, nawe uri umukandida Imana yagirira neza. Imana ntabwo ipfa, Imana ntabwo isaza, Imana ntabwo irangiza manda. Uracyari umukandida. Rekana n'aba bantu. Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ati Tito rero tujya inama mwana wanjye, reka nguhugure, uzagera mu minsi uhura n'abantu bafite ibimenyetso, bambaye amashapure, bambaye imidari, bambaye imisaraba. Uzababona bakubisemo amakoti nk'aba ndeba hano, uzababona. Ariko Tito mwana wanjye, aba bagabo bazaba bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora, Mana we, Imana ishimwe, imirimo bakora yo have mama, genda gake. Abakozi b'Imana bose si abakozi b'Imana, abantu b'Imana bose si abantu b'Imana. Harimo n'ibirura, hararabini witako heninimo zengo nema, harimo n'ibirura, harimo n'ihene zemonda lala zinjiranye intama zo bifonima, kuko nyir'urwuri afite gahunda yo kuzaza gutandukanya intama n'ihene. Ariko zirimo duhuye nazo, turazibonye. Imirimo yazo irimo iragenda izigaragaza. Imana ishimwe, turazibonye rero. Imana ibaha umugisha. Mwebwe mwese abankurikiranaga, umva inkunga ngusabye, ntabwo ari subscribe. Iyo ngiyo nuyikora uzaba wiyemeje kuzajya ukomeza ukabana nanjye. Niba utarayikora yikore, ahubwo dore inkunga ya mbere ikomeye, sharing iki kiganiro, hagira undi muntu kireba. Abantu bavuze ko bazi Imana, abantu bariyemeje ngo bazi gusenga, abantu bariyemeje ngo twebwe turashoboye, ariko imirimo yabo mbega uko bameze, mbega ibyo bavugira ku matelefone, mbega ibintu batunze kuri za minwari kadi, rabi niwezo bene sikita, mbega amanyanga bafite. Bavuze ko bazi Imana, wowe uri muranyumva, solami niwita hane ngozibo, cyenguza neza. Imirimo bakora irabihakana. Banza witonde, genda gake, stope. Birakomeye, birakaze. Ubu naho abahanga, ubu naho abantu bacanye ku maso, ubu naho abantu bafite ijwi rya mpemu. Muhabwe umugisha mwese mu izina rya Yesu, amen.